Ibihe byiza twongeye kubasuhuza by'umwihariko uyu ni amanya tubagezaho amakuru abagezweho habasohotse mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye yaba bivugwa mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. By'umwihariko aka kanya tukaba tubafitiye inkuru iryoshye, inkuru ishyushye, mushishikariza kuyumva mpaka irangiye kugira ngo usobanukirwe byinshi. By'umwihariko ni inkuru ifite umutwe ugira uti Brigadier Gen Ronald Rwivanga akaba yavuze imyato abasirikare ba Loni banze kuva mu Rwanda mu mwaka w'1994. By'umwihariko umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier Gen Ronald Rwivanga akaba yavuze ko abasirikare bo mu muryango w'abibumbye ba Afrika bari mu butumwa bw'amahoro mu Rwanda mu mwaka w'1994. Abangaba ari urugero rufatika rugaragaza icyo guhagarara ushikamye uhoranira ukuri icyari cyo ndetse kandi kabone nubwo isi yose yagutererana. By'umwihariko na amagambo akomeye tugiye kugarukaho yavuzwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier Gen Ronald Rwivanga. Nkwibutsa ko nimba utarakora subscribe, niba wamegeze kuri YouTube channel kora subscribe ndetse kandi bikwiye kukazogera kugira ngo ujye gukenera ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Iyi video nimba ikunze kora like, ibitekerezo byanyu ni ingenzi, duhurira muri comment. Ngiye nditsiyero muhumuza bahaye ikaze nimujye kuri. Ku itariki ya 7 Mata mu mwaka w'1994 igihugu cy'Ubirigi Ububirigi nibwo bwafashe icyemezo cyo gukura abasirikare babwo mu Rwanda. Ibingibi rero bikaba byaraciye intege cyane Minwari icyo gihe ubwo hari kuri iyo tariki nyine ya 7 Mata mu 1994. Iki gihe rero Ububirigi ngo nibwo bwatangije ubukangurambaga bukomeye cyane bwo gusaba ko Minwari iseswa ikavanwa mu Rwanda ikakurwaho. Iki gihe ko ngo Ububirigi bwari bugamije ko Minwari yose yavanwa mu Rwanda. Niyo mpamvu rero ku itariki 11 Mata mu 1994 abasirikare b'Ababirigi basize impunzi zirenga ibihumbi 2 muri Eto Kicukiro, aho izo mpunzi zahise zicwa n'intera hamwe ndetse n'igisirikare cya leta. Ku gitutu rero cy'Ububirigi ku itariki 21 Mata mu mwaka w'1994 akanama k'umutekano gashinzwe umutekano ku isi Loni nibwo kahisemo gukura Minwari mu Rwanda. Ariko ibyo ngibyo babikoze mu buryo bwa nyerereshwa kugira ngo amahanga abone ko nta ngabo zisigaye mu Rwanda. Ariko iki gihe nibwo hasigaye abasirikare bagera kuri 270 gusa, ariko abangaba bakaba batari bafite ubushobozi bwo kurinda abicwaga icyo gihe. Nyuma yabo basirikare rero hari n'abandi basirikare banze gutaha icyo gihe baje kwigumira hariya i Kigali. Iki gihe rero nibwo bakoraga ibyo ari byose byashobokaga, ariko ntabwo iki gihe bafatwaga nk'abasirikare bari mu kazi kuko batari ku rutonde rw'abasirikare bari basigaye mu butumwa bwa Loni mu Rwanda. By'umwihariko rero muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 abasirikare bagana nibo babashije kurokora abanyarwanda bagera ku bihumbi 30, abanyarwanda bagera ku bihumbi 30. By'umwihariko rero iyi ngiyi ni ingingo Brigadier Gen Ronald Rwivanga yakomojeho kuri uyu wa gatanu tariki 15 Kanama 2025 ubwo abasirikare bagiranaga ibiganiro n'urubyiruko ndetse n'ingabo z'u Rwanda. Ibiganiro bikaba byari bifite insanganyamatsiko igira iti gushishikariza urubyiruko rw'ejo hazaza kugira ubutwari ndetse n'ubumuntu. By'umwihariko rero aba basirikare ni bamwe mu basirikare bagumye mu Rwanda mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ubwo ingabo nyinshi za Loni zakurwaga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. By'umwihariko rero muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 abasirikare bagana nibo babashije kurokora abanyarwanda bagera ku bihumbi 30. By'umwihariko rero Brigadier Gen Ronald Rwivanga akabasabye urubyiruko kwishyira mu mwanya w'abasirikare babaye intwari ndetse no kwibaza icyo baba barakoze iyo baza kuba bahara. Ahanga niho yakomeje avuga ubutwari ndetse kandi bwaranze abasirikare bagiye batandukanye. By'umwihariko ubutwari bwaranze Kapiteni Mbaye. Uyu nguyu rero yari umwe mu ngabo za Loni zari zaroherejwe mu Rwanda mu mwaka w'1993 ku bukangurambaga cyangwa se kubungabunga amahoro mu Rwanda, nk'imwe mu myanzuro yari yarafatiwe mu nama ya Arusha yahuzaga guverinoma y'u Rwanda ndetse n'iyari iriho iki gihe ndetse n'ingabo za RPF Inkotanyi. By'umwihariko rero Kapiteni Mbaye uyu nguyu yari indorerezi muri izo ngabo. Ahangaha nibwo yari ashinzwe gutanga amakuru agiye atandukanye mu buyobozi bw'ingabo za Loni ndetse kandi iki gihe izi ngabo zari zishinzwe kugarura amahoro mu Rwanda. Uyu nguyu rero azwi cyane ubwo we na bagenzi be na bamwe mu banyarwanda bagiye batandukanye. Uyu nguyu rero azwi cyane ubwo we na bagenzi be barwanyaga cyane ibyari birimo gushaka kuba harimo gushishikariza abatutsi bari muri Mille Collines bakaba baragize uruhare rukomeye cyane mu guhungishiriza abatutsi bari muri Mille Collines ku kibuga cy'indege ahangaha. By'umwihariko rero umunsi umwe rero nibwo bageze mu nzira
batangirwa n'intera hamwe ndetse ziza no kubasaba ko baziha abatutsi bari batwaye, ariko kapiteni Mbaye iki gihe nibwo yaje kuva mu modoka ababwira ko badashobora kuba babaha abo batutsi kugira ngo babice, ndetse kandi iki gihe nibwo yababwiye ko afite inshingano ndetse n'ububasha bwo kuba yabarinda kugira ngo baticwa. Kubera rero ubwinshi bw'intera hamwe iki gihe bwabasatiraga cyane, iki gihe nibwo zabatangiriye, ndetse kandi ibyo ngibyo byabaye ngombwa ko bataka ndetse kandi bagaruka muri Merekorine, ariko iki gihe nta numwe wigeze wicwa. By'umwihariko rero ku itariki 31 Gicurasi mu mwaka w'1994 ubwo kapiteni Mbaye yari atwaye ubutumwa bwa Romeo Dallaire, uyu nguyu rero niwe wari uhagarariye ingabo za Loni mu Rwanda. Iki gihe yarabuvanye ku wari umugaba mukuru w'ingabo Augustin Bizimungu. Iki gihe rero nibwo yageze kuri bariyeri imwe aza guhagarara n'imodoka ye. Iki gihe nibwo yaje kuraswaho igisasu icyuma kimukubita mu mutwe, ndetse kandi ahita agwaho ngaho. Iki gihe rero nibwo yaje gupfa ari mu myiteguro yo gusubira iwabo mu gihugu cya Senegal. By'umwihariko rero Brigadier Gen Ronald Rwivanga akaba yavuze ko ubutwari bwa kapiteni Mbaye warokoye abantu benshi cyane b'abatutsi bashaka kwicwa n'intera hamwe. Iki gihe yabikoze akoresheje ubwenge ndetse n'ubutwari bwe gusa, ndetse kandi iki gihe ubutwari bwe n'ubwenge yakoresheje buracyari bumwe mu bikorwa by'indashyikirwa by'umusirikare ku giti cye mu mateka y'ubutumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro mu bice bigiye bitandukanye, yaba mu Rwanda icyo gihe ndetse no muri iki gihe mu isi, aho ingabo nyinshi zirimo kugarura ubutumwa bw'amahoro. Izi ngizi akaba ari ingabo za Loni. By'umwihariko rero igikorwa cyatumye iki ngiki ni igikorwa cyatumye ahasiga ubuzima, ndetse kandi akahasiga ubuzima ariko asize arokoye abantu benshi bagiye batandukanye. By'umwihariko rero Major General Retired Clinton, uyu nguyu nawe yari umwe mu basirikare bo muri Ghana, ndetse kandi bakaba bari mu Rwanda. Iki gihe rero nibwo yavuze ko mu bihe bya jenoside yakorewe abatutsi yabonye amahano mu Rwanda adasanzwe, ibintu bitegeze bibaho. Ahangaha rero yabigarutseho avuga ukuntu bacitse igikuba ubwo Loni yahagarikaga ubutumwa bwabo, ndetse n'ibihe bikomeye cyane bari bahanganyemo n'intera hamwe, ndetse nuko yakiriye urupfu rwa mushuti we bari kumwe mu butumwa bw'amahoro mu Rwanda, kapiteni Mbaye warokoye abatutsi benshi cyane batagira umubare. By'umwihariko rero mu mwaka wa 2022 perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nibwo yashimye umutima w'ubutwari waranze abasirikare ba Ghana bari mu Rwanda mu mwaka w'1994 mu butumwa bwa Loni, aho yambitse impeta y'ishimwe Retired Major General Henry Kwame Anyindoho. Uyu rero akaba yari yungirije General Romeo Dallaire ndetse na Retired Major General Joseph Andinkala. Uyu nguyu rero niwe wari uyoboye batayo yarimo abasirikare ba Ghana bari mu Rwanda mu butumwa bw'amahoro bwa Loni. By'umwihariko nje ndi umumuzatsi mwibutsa ko mutarakora subscribe kugira ngo ujye kugira ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Andi makuru ni mu kanya, ni mu gikuri.